byari byakubaho kwinjira mu cyumba ugiye kuhashaka ikintu wahagera ukibagirwa icyo wari ugiye kuhashaka, cyangwa se hakaba nk'igihe wize ikintu runaka ukahava wumva wagifashe ariko nk'ejo wabyuka ugasanga nta na kimwe ukibuka. Nubwo tubisuzugura tukihakanya bugabo tukavuga ko ari iby'amazinda, ibyo byose bishobora kuba bifitanye isano n'uko ubwonko bwacu bubona ibyo bukeneye buri munsi. Ubwonko bwacu ni nkayo moteri y'umubiri wacu, iyo moteri idafite esansi nziza umubiri nawe ntiwakora neza. Icyo twagereranyije na esansi yo mu modoka, ubwonko buba bukeneye nta kindi ni ifunguro ryiza. Muri iki kiganiro tugiye kuvumbura ibiribwa 10 ushobora kubona mu isoko buri munsi bifite ubushobozi bwo kongera ubwenge, imbaraga, kurinda gusaza kwihuse, kugufasha gutekereza neza, kwibuka neza no kumva utuje mu mutwe. Ibyo ugiye kumenya biragutungura kuko usanzwe ubizi ariko ntubyiteho, ariko kandi ubihaye agaciro byaguhindurira ubuzima. Muraba agaciro rero mwese abahisemo kudukurikira kuri uyu muyoboro, kandi turabibashimira cyane kuko bitwereka ko akazi dukora ko kubashakira amakuru mukishimira. Turashimira cyane abamaze gukora subscribe ku nkunga baduteye yo kwagura umuryango w'utuntu tw'ubwenge. Nawe utarakora subscribe nuramuka unyuzwe n'iki kiganiro ntugende udakoze subscribe, maze nawe winjire mu muryango w'utuntu tw'ubwenge. Wibuke no gukanda ku gashusho k'inzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu. Inshuti zacu rero mwaduha n'ibitekerezo muri comment ku nkuru tubagezaho, mugakora like na share kugira ngo musangize abandi ubu bumenyi. Muraho neza inshuti zacu, ikaze nanone kuri channel yacu utuntu tw'ubwenge, njye banyita Twige. Muri iki kiganiro turaganira ku biribwa 10 by'ingenzi ushobora kurya buri munsi bigafasha ubwonko bwawe gukora neza, gutekereza neza, kwibuka byinshi no kwirinda gusaza k'ubwonko hakiri kare. Turifashisha ibyo twabasomeye byanditswe na Dr. Georgia Ede, umuganga w'inzobere mu by'ubwonko wize muri Harvard, mu gitabo cyitwa Change Your Diet, Change Your Mind, aho asobanura indyo nziza ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko ndetse ikagabanya ibyago byo kurwara indwara zifata ubwonko nk'igicuri, kwibagirwa n'ubundi burwayi bwo mu mutwe. Niba ushaka kwita ku bwonko kugira ngo bufashe umubiri wawe kugira ubuzima bwiza, iki kiganiro ni icy'ingenzi kuri wowe. Ikiribwa cyiza ku isonga mu gufasha ubwonko ni isamake cyangwa ifi. Ifi nka salmon cyangwa somo, sardine, isambaza, indagara n'izindi samake zirimo intungamubiri za omega 3 zifasha cyane mu gutunganya no gusigasira uturemangingo tw'ubwonko. Zongera ubushobozi bwo kwibuka no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'ubwonko nka Alzheimer, indwara twigeze kuvugaho muri video zacu zabanje. Iyo ndwara ikaba irangwa no kwibagirwa gukaze, ikaba ikunze kwibasira abantu bakuze, ariko muri iki gihe itangiye no kujya yibasira n'abantu bakiri bato kubera kubura iyo omega 3 ifasha ubwonko kugumana ubushobozi bwo kwibuka. Ku mwanya wa kabiri mu biribwa bifasha ubwonko haza avoka. Avoka ni isoko y'ibinyamavuta byiza byongera amaraso agera mu bwonko, ibi bigatuma ubwonko bukomeza kubona umwuka uhagije n'intungamubiri. Bituma rero utekereza neza kandi ukahorana imbaraga mu mitekerereze. Avoka ni ikintu rwose gifite agaciro kitagombye kubura ku ifunguro ryawe niba ushaka kugira imitekerereze myiza. Ikiribwa cya gatatu gifasha ubwonko kumera neza ni imbuto z'umukara nka blackberries, inkeri z'umukara na black grapes, imizabibu y'umukara n'izindi mbuto z'umukara. Inkeri z'umukara ndetse n'imizabibu y'umukara birimo antioxidant nyinshi zirinda ubwonko gusaza.
antioxida akaba ari intungamubiri zifasha umubiri kurwanya indwara no kuwurinda kwangirika. Izo mbuto kandi zirwanya stress ifata ubwonko, zikanongera ubushobozi bwo gufata mu mutwe. Ku mwanya wa kane mu bifasha ubwonko haza ibinyampeke byuzuye cyangwa ibinyampeke bitunganyijwe gakeya. Ibiribwa nka oats abenshi twakuze twita porridge cyangwa se umuceri w'umwimerere, impungure cyangwa impeke za quinoa bitanga ingufu buhoro buhoro mu maraso. Bifasha ubwonko kubona glucose gahoro gahoro. Iyi glucose ni isukari ikenewe mu mubiri, bituma ugira imikorere irambye y'ubwonko. Ku mwanya wa gatanu haza imboga z'icyatsi. Imboga nk'inyabutongo dukunze kwita dodo, epinare cyangwa spinach, broccoli, isombe n'izindi zifite ibara ry'icyatsi. Izi mboga ni nk'ifu y'ubwonko, zirimo vitamine K, folate na beta carotene, byose bifasha ubwonko gukomeza gukura neza no kurinda imyakura y'ubwonko kwangirika. Ku mwanya wa gatandatu haza amagi. Amagi nayo twayavuzeho mu biganiro byacu byashize nk'ifunguro ry'ingirakamaro ku mubiri. By'umwihariko ku bwonko, amagi arimo choline ifasha imyakura gukorana neza hagati yayo. Niba ushaka gufata ibintu vuba no kwibuka, amagi akwiye kuba ku ifunguro ryawe rya buri munsi. Ku mwanya wa karindwi haza igitunguru cya tungurusumu. Ibirungo nk'igitunguru cya tungurusumu n'ikirungo cya cayenne bifasha cyane mu kurwanya udusebe cyangwa inflammation yo mu bwonko no gukomeza imikorere myiza y'ubwonko. Ni byiza rero ko ifunguro ryagombye kuba ririmo tungurusumu cyangwa cayenne mu buryo bwo kubungabunga ubwonko. Ku mwanya wa munani haza shokora y'umukara. Shokora nziza y'umukara nayo ni ingirakamaro ku bwonko kuko ifite flavonoids, caffeine n'amasukari make aboneka muri iyo shokora, bigafasha ubwonko gukanguka, kwibuka neza no kugira ubushobozi bwo kwiga ndetse no gufata. Birumvikana rero ko nubwo atari byiza kumenyereza abana shokora kubera amasukari menshi abamo, shokora y'umukara yo yafasha ubwonko bwabo. Gusa umwana yayifata ku manywa nyuma y'ifunguro kugira ngo ayiryane n'ibindi biribwa, bityo bigabanya ingaruka z'isukari na kafeyine bibamo. Ku mwanya wa 9 tubonaho ibijumba n'ibindi binyamafu. Ibindi binyamafufu bitanga isukari nziza mu bwonko, ariko ikaza buhoro buhoro bikarinda n'igabanuka ry'ingufu. By'umwihariko ibijumba bitanga ingufu ku bwonko mu buryo butunganye kandi birimo antioxida nyinshi zifasha imyakura. Ibijumba ni ifunguro ryiza ku bantu bifuza gutekereza neza. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga ubunyobwa, inzuzi n'amasaka. Ubunyobwa, inzuzi n'amasaka bifite vitamine A ifasha ubwonko kurwanya gusaza vuba. Binongera ubushobozi bwo guhanga udushya no gufata ibyemezo neza. Ubunyobwa kandi by'umwihariko buzwiho gufasha mu gutekereza no kwibuka neza. Nk'uko tubibonye, ubwonko si igikoresho cyo kwifashisha gusa mu kazi no mu masomo, ahubwo ni moteri iyobora imitekerereze yacu igihe cyose n'umubiri wacu muri rusange. Iyo tugaburiye ubwonko ibiribwa bifite agaciro, tuba tugaburiye ubuzima bwacu bwose, tukagaburira ubwenge, kwibuka no gufata ibyemezo, imitekerereze yacu muri rusange mbese.
gerageza gushyira nibura 3 cyangwa 4 biriya biribwa mu mafunguro ya buri munsi, hanyuma urebe ukuntu imitekerereze yawe, kwihangana mu kurwanya stress, kwibuka no gutegura gusazana imitekerereze myiza bigenda byiyongera. Niba rero wumvise hari icyo wungutse muri iki kiganiro, wakora like na share ugasangiza abandi iyi nkuru, kandi ukibuka gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro tugutegurira. Murakoze kuba mwari kumwe natwe muri iyi gahunda yo guharanira ubuzima bwiza. Turi kumwe, turabakunda kandi mugire ibihe byiza.